Yo, KP msao. Meze vitu wachino. Mandi mwibazo man. Shibazo bimeze gute TJ. Mane kamfata mic mbikutushonesha nabirenze. Ari wachino. TJ3 gang shine. D14 HP Ndemu nkoni z'ubu swingwa nkwe amahaye menshi nibuka umubare byatangiye ndi kwinywera agafanta sinzi ukuntu nageze ku gacupa nkakura mu bucupa kankura mu bagabo mfata amazi nyavangamo n'imyotsi twari mu gikoni n'abasore bose ba D14 ibyuki byose byarimo binshaka mfite kasi nyinshi ku ruhande baby wanje abibonye atangira kurira arizwa nuko ndaza kumuca inyuma bihinduka akavuyo kashi zarabana benshi yo ndabibona iyo bitera pisi yo ndabihindura nagira kumva ko nanjye mbikaze gatatira injira gengo zose turabahawe D14 irabahanuye dore muradebera mutangiye kwihana none ndabahanuye kumahaye menshi reka kumva ko nawe ukaze tutagutera hanze ku karito ho waturutse gang shit kuba niyo benshi ntabwo turi moho utateraho gato tukamanuka ndi mu bihano yewe ndi no mu nkoni yewe ndi mu bihano baby banje bati yewe TJ3 n'ikiwamburanye gituma unanca n'inyuma ntangira kwiyumanganya bati I'm sorry kubasa ntibyoroshye tukibisha selfie mfata icyuki nkakijyana ku mahut uzingezeho mu mana umugore yisajije manu musirikare ko numva ari dani reka nkuteye ukuntu bimeze manu ubu ndi home madamu ku mihari yandiriye karungu we keya najya nzima aryama nk'ifumbata mbega ibihano n'ishano nakoze amahano ndazira amashano igihano ndacyemera mbabarira twongere dukundane yatewe n'amahaye menshi narindimo swenge ndazibagiwe amafuti y'umugabo burya n'uburyo bwewe ukuri ndabyemera mbabarira twongere dukundane nago nanjye byarimo gengo yarankubise nanjye nagira kumva ko ndi ku mahaye menshi reka nkufate nkumvishe ko bitanasubira gengo nza guhanura manu uko byagenze manu musirikare komeza tubwire manu urebye mani kabiti kararangiye ariko ntabirenze manu subibona se nzagutera ubutaha manu